Dore bimwe mu byo umukobwa yakora kugira ngo yifuzwe n'abagabo. Nk'uko abantu muri rusange batandukanye n'abagabo niko batandukanye, ni nako kandi badashimishwa n'ibintu bimwe bigaragara ku bagore. Ari nayo mpamvu buri wese agira amahitamo ye. Ibi bintu ni ibigaragara nk'ibiri rusange abagabo benshi bahurizaho mu kubikundira abakobwa. Kwigirira icyizere. Abagabo bakunda abagore bigirira icyizere, batambuka hagasigara hasusurutse nawe ukumva wamubenguka. Abagore bigirira icyizere mu byo bakora baba bafite amahirwe yo gukundwa n'abagabo bigahama, ko babasha gusabana. Nta muntu wakwishimira kubana n'umuntu ufite kamere ikakaye. Abahungu bakunda umukobwa ushobora kunezeranwa nabo, bagatera urwenya mbese bakishima. Bifuza wa muntu uhora yijimye mu maso. Abahungu bakunda abakobwa barangwaho imico ya kigore, ni ukuvuga abatari bishega. Ibi bituma barushaho kwiyumva nk'abagabo imbere y'abakunzi babo, ko umukobwa ashobora kwifatira ibyemezo. Abagabo bakunda abagore babayeho ubuzima bwabo. Aha abagabo bakunda abagore bashobora kungurana ibitekerezo, bakaba banabakebura igihe hari ibitagenze neza, ariko ntibibuze umugabo guhora ari umugabo imbere y'umugore we. Kuba agira ubwumvikane. Umukobwa wumvikana mbese ucisha make akundwa n'abagabo cyane. Abagabo bashaka ko abagore babubahira uko bateye, mbese bakaba babigendanamo. Abahungu bakunda abagore babafasha kandi bakanishimira ibyo bakora, kuba ari inyangamugayo kandi ari umunyakuri. Abagabo ntibakunda abagore babeshya, mbese bagira indimi ebyiri. Bene aba bagore usanga baba inkoramutima ku bagabo babo. Icyo bitaho cyane hano ni icyizere no kwiha agaciro. Abagabo baba bifuza umuntu ushobora kubabera mu mwanya igihe badahari, kuba aciye akenge kandi azi no kuvuga neza. Umwana uzi kuvuga neza aranezeza. Abagabo nabo bakunda abagore baciye akenge kandi bazi no gusobanura ibintu neza. Bene aba bagore bamenya gushyira mu gaciro, ntibihugireho gusa, ahubwo bakumva ibitekerezo abagabo babo. Kumenya kuvuga ntibivuze kugira ivuzivuzi, kuko bene aba ubucuti bwabo ntibumara kabiri, abahungu babarambirwa vuba. Kuba azi kwita ku mugabo, kuba ushobora gufasha umugabo no kubaka urugo. Abagabo bakunda abagore bashobora kugira icyo babafasha by'umwihariko iyo babana. Ku muhungu w'imyaka 20 kuzamura uba ukirwana no kubaka ejo hazaza, ubufasha bw'umukunzi we aba ari ngombwa. Mubigejejweho na Bangambiki Habyarimana.